TV. Hello guys, it's me again Vinka nkuko bisanzwe. Ikiganiro ni Kid Stop kuri On TV. Guys, uyu munsi tujye kuganira kuri topic ivuga ngo umwana akwiye kurererwa mu buhe muryango. Muri iki gihe hari ababyeyi benshi batandukana bagahana divorce n'abashakanye ariko batirengagije ko bafite urubyaro cyangwa babyaye bafite abana mu rugo. Umubyeyi ashobora kwishimira ngo atandukanye n'uwo bashakanye, wenda umugabo yaramunaniye cyangwa umugore yaramunaniye akifuza gutandukanwa nawe, wenda ngo nibyo biri bumuha amahoro, nibyo bintu biri mumushimisha. Ariko se ujya wicara ugatekereza cyangwa ukibaza ingaruka bigira ku mwana cyangwa ku bana ufite aho ngaho mu rugo, cyangwa wowe ukurura wishira bya byishimo wowe ushaka kugira icyo gihe udafite wa muntu mwashakanye kubangamira. Abana bibagiraho ingaruka nyinshi zigiye zitandukanye, kuko icyo gihe bibatera ibikomere cyane bitewe no gutandukana kw'ababyeyi biwe, kuko deja babandi yabonaga ari babiri icyo gihe agomba kuzajya abona umwe. Niba wenda ari mama usigaranye nabo azajya abona mama wenyine, ntago aba agifite, mvuga ngo nkaho aba atagifite urukundo rw'ahantu habiri. Kimwe nuko ibintu byose yakeneraga ku kanya akabibona, buri kintu cyose yifuzaga ku kanya ababyeyi bakakimuhera rimwe, ntago ariko bizaba bikimeze. Ubushobozi bushobora kugabanyuka, amikoro mu rugo ashobora kugabanyuka kubera ryatandukana, ryasenyuka ry'umuryango. Ugasanga umwana atangiye kugenda yifuza ibyo hanze, yifuza imibereho myiza yo hanze, yifuza ngo ibi ngibi runaka afite ibi ngibi kubera iki ngewe nabifite, kubera ryatandukana ry'ababyeyi. Yumva ko kuba atandukanye n'uwo bashakanye we biramuha amahoro, ariko ntabwo ntekereza gutekereza ahantu habiri iyo ugiye gutandukana n'umuntu mwashakanye. Ushobora kumva ko wenda bigushimishije ariko bigira ingaruka nyinshi cyane ku mwana. Hari abana bata ishuri, ni hahandi usanga abana barabaye mu mayibobo kandi bafite umuryango kandi bafite ababyeyi bombi. Ugasanga umwana yabaye inzererezi, ugasanga umwana kwiga byaramunaniye. Cyane cyane itandukana ry'ababyeyi rikunda gufata cyane ku bana b'abahungu, kuko nibo bantu bagira umujinya wihuse kandi wako kanya ugasanga atangiye kujya agira urugomo, atangiye kujya yumva nabi, atangiye kujya yumva ahorana amahane, ahorana umushiha, ahora yumva atishimiye abandi, ugasanga asigaye ahora yijimye muri we. Ariko ku bana b'abakobwa bakunda guhishira amarangamutima yabo, ugasanga aracecetse cyangwa yigungiye muri kagahinda kiwe, nta muntu yabibwira. Ariko umwana w'umuhungu aho ava akagera akwereka ko ababaye, akwereka ikimurimo. Niba atanakwishimiye mushobora no kurwana rwose, akumva nta kintu bimutwaye, kubera cya gikomere agendana, cya gikomere cyo kumva ko, tuvuge wenda nk'abana batoya bagiye gufata nka report, ugasanga undi ababyeyi babiri biwe baje kumufatira report, ugasanga wa wundi wari ufite ababyeyi babiri hatangiye kujya haza umwe, atangiye kujya abona umuntu umwe mu muryango. Ni hahandi usanga cyane cyane ku babyeyi b'abamama, ugasanga yatangiye kwangisha abana papa wabo, kavuga uti papa wanyu yarananiye, papa wanyu yaratunaniye, yaragiye yaradusize. Ibyo rero ku mubyeyi w'umugabo ugomba kujya umenya inshingano, ukavuga ngo mfite ingengabihe igomba kujya ingenera, cyangwa ukambwira uti ngomba kugira amasaha cyangwa kugira iminsi ngomba kujya gusuramo abana banjye. Birashoboka kuko mutabanye neza mugatandukana, ibyo bibaho, ko ntago ushobora kumvikana n'umuntu 100%. Njya bavuga ngo ntazibana zidakumanya amahembe, mugatandukana. Ariko wowe mugabo ugiye ugira izo nshingano ukavuga uti babana banjye bo n'inzirakarengane, innocent, nta kintu bakoze, ukajya umenya ngo ndagira igihe cyo kubasura, ndagira igihe cyo kubitaho. Niba umwana agiye kubona ukajya umuha rwa rukundo, ukajya umuha zake yabonaga muri kumwe, ntekereza ko n'umubyeyi w'umumama abaye abatandukanye cyangwa bashwanisha, icyo gihe umwana biragoye kubimwumvisha ko abona wa mubyeyi we amwitaho kandi amukunze. Kubona igihe cyose, niba nkeneye papa, niba nkeneye ngo ndashaka gukora iki ngiki, ndahamagara papa wenda aza ntore tujyane. Niba uwo mwana umuhitamo ingana gutyo, niba abona mukiri close cyane, bituma yirengagiza cyangwa akibagirwa ko wenda mwatandukanye no mu rugo, akumva ko ari ibintu bisanzwe. Ikindi, ntago ababyeyi bakwiye kujya bashwanira imbere y'abana babo. Niba wenda munarwana, birashoboka ko wenda kwihanganira umuntu bikunanira, ntago ukwiye kubyereka umwana. Mukwiye kujya mugira amabanga cyangwa mukagira ibintu bwiru ku buryo umwana atagomba kubimenya. Niyo yabatungura cyangwa
ugasanga wenda basanze muri gutongana, gerageza umwumvishe ko ari ibintu bibaho, ari ibintu bisanzwe kandi abantu bakuru cyangwa bari bo bose iyo urakaye uratongana cyangwa ukavuga nabi, buri muntu wese agira habits zigiye zitandukanye. Ariko umwana niba acanga akabona umubyeyi w'umupapa arakubita umumama cyangwa akabona muhora mutongana, muhora mu ntonganya, ni hahandi usanga nawe ageze igihe cyo gushaka akagira ubwoba, akitinya akavuga uti se njyewe ibya bintu byabaga mu rugo, bya bintu nakundaga kubona mu rugo, njyewe biramutse bimbayeho byagenda gute. Ugasanga umwana w'umuhungu yatinye gushaka cyangwa yatinye kugira urugo, bikamugiraho ingaruka zigiye zitandukanye kubera ko abona mu rugo bashwana. Ugasanga bajya bavuga ngo niba umubyeyi wenda w'umumama cyangwa w'umupapa afite ingeso runaka, niba kanivuga niba mfite umubyeyi ukunda gutongana cyane cyangwa ugira amahane, utukana muri karitsiye, nawe niko ukura umeze, niko ukura izo habits z'umubyeyi wawe, ntekereza ko uzikurana cyangwa uzigenderaho. Kuko umwana akora ikintu abona, akora ikintu umwereka, akora ikintu umubwiye cyangwa abona ako kanya. Ntago umwana azajya kwihindurira ibitekerezo avuga ngo ntago afite ubwenge bwo kuvuga ngo ndahindura ndamenya icyiza n'ikibi, ahubwo icyo umwereka n'icyo umugaragariza nicyo yiga. Niyo waba utakimwigishije nicyo agomba kwiga. Niba azacanga akasanga mama we arimo kurwana ku muhanda, niba azacanga agasanga mama ari gutongana, ari gutukana n'abandi baturanyi ku muhanda, umwana nawe nizangeso akura z'ubushizi bw'isoni, ugasanga nawe ahora atukana, ahora afite urugomo, yigize inshege muri karitsiye. Kandi ibyo bintu nabyo bitera ko abana bakwanga, bagenzi bawe barakwanga kuko ntabwo ushobotse mu bandi. Niba ubagiramo se ugatangira kubabwira nabi, ugatangira kugaragaza ingeso zitari nziza, bagomba kuguhunga, bagomba kukwegezayo kuko ntabwo umeze nkabo. Biragoye cyane kubana n'umuntu mutameze kimwe, biragoye cyane kubana n'umuntu utiyumvamo cyangwa udafite imyumvire nk'iyi. Niyo mpamvu usanga cyane abantu batandukana, ugasanga ari n'akantu gatoya bapfuye, ariko kunanirwa kwihangana ngo utekereze ko ufite abana mu rugo, ntabwo ntekereza ko byagakwiye kuba ubyeyi wenda nka 5 cyangwa na 4, ukumva ko wava mu rugo ugahunga urugo ukagenda, ukumva ko wakahukana cyangwa umugabo yaguta mugakora divorce. Ni ikintu gikomeye cyane kuba ufite iyo experience yo kuvuga ngo umwaka wa mbere ubyaye umwana, yakangaye urabyaye kugeza igihe ubyara umwana wa 5. Ntekereza kuba warabonye ibintu byinshi mu rugo bitandukanye kandi byinshi wihanganiye, byinshi wabashije kwakira cyangwa kwitaho. Ntabwo ntekereza ko akantu gatoya gashobora gutuma utandukana umubyeyi n'abana, cyangwa ukaba watandukanya papa w'umwana n'abana biwe. Kuko icyo gihe umwana atangira kugira ipfunwe mu bandi, atangira kugira kumva atameze nk'abandi, kumva nta we hari ikintu abura muri we, agenda agira ishyari. Kuko niba ari bugere mu rugo agasanga ntabwo mu rugo bagifite ya mikoro bari bafite mbere, papa we agihari cyangwa mama we, agasanga ubuzima bwarahindutse, atangira kugenda yifuza ibintu byo hanze, atangira kugenda yifuza ibya mirenge. Kandi ntabwo ntekereza ko ako kanya niba mutandukanye ushobora kugira ubushobozi bungana nk'ubwo mwari mufite, mwuzuzanya, mwunganirana, mukorera abo bana. Icyo gihe birumvikana ko bigenda bumanuka kuri step. Rero iyo ufite cyangwa wumva wifite muri wowe ko ushobora kurera abo bana bose uri umwe, yego hari ababyeyi benshi bapfakara cyangwa abagabo babo bakitaba Imana, bakabasha guhandoringa abana, bakabasha kubitaho, bakabasha kubamenyera buri kimwe, nta kintu babuze, bakababera papa, bakababera na mama. Icyo gihe uba uri intwari cyane nk'umuntu w'umudamu kuba ushobora kurera abo bana bawe bose uri wenyine. Biratangaje cyane, hari n'abantu batabyumva, akumva ko wenda umubyeyi w'umumama akora uburaya kugira ngo arere abo bana cyangwa akuza abo bana. Ugasanga bagenda bamwita amazina agiye atandukanye, uvuga uti ubu ni wa mugore w'ikirara, ni wa mugore ukora ingeso zitandukanye kugira ngo abana babe babeho. Yego wenda ushobora no kuzikora, ariko urubyaro rwawe rukaramuka, urubuto rwakuvuyemo rukaramuka, pfa kuba uri bubone amaronko ugomba guhaza abo bana bawe. Ntabwo igihe cyose gutandukana n'uwo mwashakanye cyangwa n'umuntu mwabanye, ntabwo mushobora gutandukana gutyo gusa. Hari n'abatandukana n'urupfu, ugasanga umwe muri bo yarapfuye yitabye Imana, ariko wa wundi umwe akabasha guhandoringa bya bintu byo mu rugo, bya bintu byose byo
umuntu wese akenera mu rugo, kwa kwita ku bana, kwa kubamenyera minerivare, kwa kubamenyera imyambaro, ugasanga umwana ntago akennye muri we, ntago ashaka kwifuza ibyo hanze, ntago ashaka kurarikira iby'abandi bantu bari kumuha cyangwa ibyo abona hanze. Ni hahandi rero umubyeyi wese yaba umumama cyangwa umupapa ukwiye kujya, niba ufite icyo gitekerezo cyo kuvuga ngo uyu mugore arananiye cyangwa uyu mugabo arananiye ngomba gutandukana nawe, tekereza kabiri, ubanze uvuze aba bana biraza kubagiraho ingaruka, ese ningenda cyangwa nintandukana n'uwo twashakanye biraza kwangiza iki cyangwa biraza guteza iki. Icyo gihe utekereje kabiri ugatekereza impande zombi, ntekereza ko ikintu gikukurura cyane ari urubyaro rwawe, ari abana bawe. Buri muntu wese aba yifuza iterambere ry'umwana we, kabone n'ubwo umwana yaba yarakunaniye ariko uhora umuhangayikiye igihe cyose, uhora wumva ibyiza byose byamugenerwa, uhora umusengera, uhora umuhangayikiye, uko yaba ameze kose uhora wumva umufitiye impuhwe, niyo yaba yifite muri we wenda afite n'ubwo bushobozi yarabugezeho, ariko wa mubyeyi horana cyagishyika kuvuga uti umwana wanjye ameze ate, umwana wanjye aka kanya abayeho ate, ugahora ufite ibyo bitekerezo. Rero ntago ntekereza ko watekereje kabiri ugiye gufata iyo decision yo gutandukana n'umwashakanye cyangwa n'umugore wawe cyangwa umugabo wawe. Ntekereza ko utekereje kabiri, ntago wajya gutandukana n'umugore wawe bitewe n'akantu gatoya kabaye, kuko uba warihanganiye ibintu byinshi mwagiye munyuraho, urugo ruragora, ciye mu ngeri nyinshi zigiye zitandukanye kandi ukazihanganira. So ubashije rero no kwihanganira kumva ko waguma aho ngaho kubera abana bawe, hari abagore benshi bahohoterwa ariko bagatsimbarara ku bana babo, bagatsimbarara kuvuga ngo ndaguma muri uru rugo kubera ngomba gutunga abana banjye bagomba kubaho neza, bagomba kwambara neza, bagomba kwiga mu mashuri meza, bagomba kwambara, niba ari inkweto nziza nshyashya agomba kuba yifite, niba ari umwenda mushyashya mwiza agomba kuba ufite, ku buryo umwana ataza kuwushakira ahandi cyangwa abe yahunga urugo kubera cya gikomere yakuranye cy'uko ababyeyi biwe batabana cyangwa adafite ababyeyi bombi. Bituma wa mwana atabasha kujya hanze ngo ajye kwifuza ibya mirenge cyangwa ngo ajye kuba inzerereza aho ngaho mu muhanda, ugasanga umwana ameze nkaho nta mubyeyi n'umwe yigeze, kandi ukurikiranye amateka yiwe ugasanga iwabo nta kintu babaye, ariko cya gikomere. Kandi iyo hari kuba iyo situation mu rugo, abana barabimenya, ntukagire ngo uba wamuhishe ngo muba mwabikoreye aho ngaho inyuma, aho ngaho umwana atabona, umwana abasha kumenya ngo biri kugenda bite. Rero biba bibi cyane iyo muri kugera muri iyo situation nubasha no kubwira umwana wawe uti wenda papa wawe dufitanye ikibazo runaka ntabwo tumeranye neza, umwana akazaza kubitahura nyuma cyangwa kumva final answer ngo muratandukanye. Biramukomeretse cyane kuko aba yifuza umuryango ushyitse uri hamwe kandi mubana nk'uko yavutse abona umwishimiye, yavutse abona mu rugo ari amahoro. Komeza umugumisha muri ibyo byishimo, komeza umugumisha muri ayo mahoro. Wenda igihe bigenze neza, igihe nawe azifuza kugira urugo cyangwa kugira famiye atunga, nawe azayubake neza kandi izashyige, azaba ari urugo rushobora kugirira n'abandi akamaro. Nta kuntu rero azagira urwo rugo rwiza abona izo ntonganya, abona iyo miguruko ya buri mwanya, abona buri mwanya mwatandukanye, buri mwanya mwasubiranye, muhora mutongana, muhora murwana. Ntago nawe azifuza kugira rwa rugo rwiza, kuko nta rugo rwiza yigeze abona mu rugo. Guys, ndagira ngo rero mbabwire mwebwe umuryango wari wo wose ufite uko waba umeze kose, waba ukennye waba ukize, mugerageze nimushaka gutandukana mutekereze kabiri, utekereze ku ngaruka bishobora kugira ku mwana no ku ngaruka nawe byakugiraho uramutse ubona umwana wawe atangiye kubaho nabi cyangwa atangiye kwifuza ibintu bya mirenge byo hanze. So guys, ikiganiro cyari Kiddies Talk. Guys, make sure you subscribe, like, share and comment. We love you. It's Kiddies Talk. Ciao. On TTV.